wanditse nk'iryamira ubundi wowe bite byawe iri joro wambwiye iki se iri joro ntabwo uryamana no kuryamana ndakaniryamire ubundi wowe uransakuriza ndakubwiye ngo iri joro turamenya umugabo none se ugiye kumfata ku ngufu ni ukwirirwa ugenda ngo wagiye mu kazi nta kumenya ngo umugore wawe arahari nta kuvuga ngo uramwitaho umusohokane ubundi uriga iki waheza ngo nguhereze wese si ibyo usabye urabishoboye zananiye he ari ese we ntabwo wizira ntabwo wizi none niba uvuye ku kazi ndaje ndakwiyamye ndaje mpangane nawe so nkuye ku kazi nta kibazo ndaje nkwereke ndakama ibobo urifata ukankura ku kazi wowe nta so ufite ubundi uzajya urara muri ibyo telefone byawe buri joro wagiye ukupa ibyo telefone ugasinzira ntabwo uri kunyumva se nshaka iki aho usigaye ufite agasuzuguro rero usigaye ncanga ucanga gute usigaye witwara ukuntu ntazi neza uburayi mu telefone nese ndeke kurara muri telefone ndare nkora iki reba ku isaha umbwira ari sangahe tuhisa 8 urabona saa 8 nyine ari amasaha yo kuba uri muri telefone nese ndeke kujya muri telefone nkora iki ujya mu kazi sangahe ese nge ndumva ntazi ikibazo ufite ikibazo nuko ntayi kuryama cyangwa ari rimwe nzagucanga menshi ubone ko ngemba ni na seriye ako uziko n'inka zitagikubitwa inka se ubundi abantu utaniye he nayo kera ikibazo niba ndimo ubwo nyine washatse inka bose ni warashatse inka wowe iki mbona naraherekeje abandi bagabo so nakuzanye ngo umare iki hano ujye urara muri ibyo telefone byawe bensakuriza biduhira bagira ngo ndare muki abandi bagore barara muki ntabwo mbizi ahubwo se abandi bagabo barara mu biki uza wumva guje kumara iki ahubwo se wonzana warunzaniye iki ahubwo ubundi ibyo ngende ndumva ntazi ibintu byose uri kumbaza ubundi ibyo bibazo byose bimbariza iki none nterere iyo mbyihorere icyambere cyo sinjye nabuze ikintu ushaka kumentioninga muri ibyo byose uri kumbaza ubu ku myaka ufite uyobewe ikintu cyakuzanye mu rugo kubaka ni igikinganyibutsa banza urambike icyo telefone hirya ndavuga nawe icyo telefone utagifite ndayirambitse ngaho mbwira cyanzanye nyibutsa nk'ubu acenga kingana gute tutabona nibyo muri 3 ntibishize n'ukwezi kuzashira ukwezi kuzashira ndakumenyesha ko none hiri joro ntabwo ryama wanditse nk'iryamira ubundi wowe bite byawe iri joro wambwiye iki se iri joro ntabwo ryamana no kuryamana ndakaniryamire ubundi wowe uransakuriza ndakubwiye ngo iri joro turamenya umugabo none se ugiye kumfata ku ngufu ugiye kumfata ku ngufu bimenye none anyigiraho nabi ndagukoma kugira ngo nkwereke hano mu rugo ngende umugabo nakubwiye ngo ni inka n'izigikubitwa kuba uri umugabo nanjye ndi umugore urumva umugore se umugore w'ikigoryi ngo utazi kwita ku mugabo none kuki ushaka gufata umugore w'ikigoryi ku ngufu wajya gufata umugore utari w'ikigoryi aho ubundi kandi umunsi nabikoze ubu kizatumba uzumva irukanka n'ubugenda irukanka ase ubundi nkawe kankubaze umbaze ikizi kankubaze kuko nkubura umbaze ikira nka uransakuriza urambwira ngo nguhereze icyambere inshingano zarakunaniye zananiye he ari ese we ntabwo wizi nta kintu na kimwe ushoboye guhaha wapi ibintu byose uterere hirya ngo none ngo umugore ngo uri umugabo guhaha wapi ware waba urarase kuba urasabwa gusa byanabaye niwe waba wabyiteye wese uba wagerageje gukora iki cyanshimisha byibuze
ese icyo cyagushimisha ubundi ni iki uri kuvuga? Ni iki cyagushimisha? Icyagushimisha cyo uragishoboye? Wowe nyine urareba ukabona narakuzanye hano nk'akavaze agateleviziyo hariya nirebe. Sonde nawe kari kamubazi. Icyambere cyo ntundu umugabo wavuga ngo urahaye inyama, ntundu umugabo wavuga ngo urahaha basi wenda ibintu bifatika nukwirirwa ugenda ngo wagiye mu kazi nta kumenya ngo umugore wawe arahari, nta kuvuga ngo uramwitaho umusohokane, ubundi uri igiki? Waheza ngo nguhereze, weze se ibyo usabye urabishoboye? Ngewe nawe uravuze. Uri indaya se ngiye kujya mbanza guhongera inyama nkazihongera ibiki nkahongera amafaranga kugira ngo ugire icyo umereza? Wazigiyemo se ukazihongera, ngenda uzihereze nta kibazo. Impamvu ntange nariyo niyo mpamvu nanjye ndi kubikubwira ibyo ngibyo. Ni inshingano zawe nk'umugabo kumenya umugore wawe. Hanyuma wese inshingano zawe. Ni inshingano zanjye ariko nawe wagize icyo ukora. Nutanyitaho njye se nzakumenya gute? Siko mwibonye. Usigaye nambwira ngo he. Ahay ahubwo kangaye kose incuri igihumbi. Ari kinzagikoma rimwe. Uri kunisha umutwe ndumva. Watumye ntiryana. Rimwe nzagukoma nsigaye mbona ushaka kunyigiraho igishega. Saa 9 zirageze wanditse nkaryama ko mukaye ngiye kuzirikira mu kazi. Zigeze tutarimo bitelefone. Wanditse nkaryama. Nza gusoma urenze bityo n'iryama. Naringiye kukubwira ukaryamira ishoka ariko kambyihorera. Icucu gusa. Aho urakayiryamira. Karyamira igisonga. Noneho aho bigeze, sibyo? Aho bigeze ugiye kujya wirarana noneho. Gerekana ishakiraho nzajya ndara. Ari kurana nawe ndabona nta kintu byamarira. Irukanka wari watinze. Abanendera. Kigorye gusa. Ujye wirarana imibirari kuduhira wenyine. Ubundi se wayibuzaga kuyiduha. Nabwa bwoba bwawe uzampamagara ntahari. Wayibuzaga kuduhira se. Ahubwo si mibi iduhira kukurenza wowe. Nanigende kuko ngumye hano nakunyuza mingi. Irukanka ahubwo nawe ugiye baragowe. Zibahose. Aragowe noneho iduhira ryawe ntawe uzarikira. Irukanka. Wefa. Niko. Abona ahenye mu ntebe. Niko. Yewe. Ndabona wirambitse. Ngiye mu kazi rero usigara ku rugo. Ngiye mu kazi. Ngiye mu kazi. Ndabona bashana ndetse ngo ugiye mu kazi. Ndagiye. Ntabwo nyine nsigarira ku rugo. Nize ko nta hantu uri bujye. Musigarire ku rugo. Nizo utarusigaraho ubundi urasigara hehe? Umaze guhaga ibiki? Nta kintu mazi. Kukubwira ngo nsigarire ku rugo se njye bituma umbwira ngo maze guhaga ibiki? Imbwa yawe se? Imbwa kare isigara ku rugo. Uri umugabo wanjye. Hanyuma nyine ngusize ku rugo nta nese umaze iki hano? Nta kazi ufite, nta hantu uvuga ngo uragenda nk'abandi bantu, nukwirirwa uryamye uri hano. Ako kazi birirwa wankangishije wanshinze hejose. Nta kujyamo. Ndakajyamo. Ako kazi no twanagasesa naho kaza hano tukajya twirirwa tureba. Ahubwo n'amasaha aramfashe. Ndegana nawe. Washaka ukajya kwirirwa wicaye muri toilette. None uzaba hote. Uzaba hote kandi ugutunze. Ntonze. Ntagutunga nyine ukora iki? Ukora hehe? Ndagutunze ndakugaburira nkumenyera buri kimwe. Wazagiye se. Okay. Ndumva ngiye neza nzagenda.
niba ugiye kujya inyurira ngo urantunze sibyo wazashobosheye ukagenda ubundi ntabwo winsakuriza mwana kanigire mu kazi niba none niba uri umugabo mw'urugo mbona ushaka kujya wigira nk'umugabo kora kurwo rugira ufungura mbona ndarufungura ndagenda none ndaguma hano hano ndahamara iki ndakubwiye ngo uyu munsi nta hantu ujya nimba ko kazi kawe ariko kagiye kujya gatuma wirirwa wanyigizeho nabi nese ntakubwira ngo akazi kanjye ntakubwira akazi kanjye wowe maze iki muri urugo naho nicaye wisa kuzisa naho nicaye uzi ko umuntu akorohera ukagira ngo naho nicaye nzakuniga ubibone nzakunige ubibone ase wavuye icara hariya uyu munsi nta kazi ujyamo turi kumvikana wankegeraho uzi kwitegereza akazi nyine ugiye kujya wirirwa wankangishije icara aho ngaho nyine tuvuganye uranyicaza hano iwawe ninde wazanye undi hano ubwo ngaburire nyine ubwo ni iwawe nkugaburira niko kagiye kujya gatuma nyine unyigiraho nabi ndetse kuntesha umutwe we ntabwo uzasubiramo rwose ndikumenyesha umwe ku kazi nkagukuyeho nimba ugiye kujya ubyitwaza ukanyigiraho nabi ukanyigiraho igufa nkagukuyeho si unkwiye ku kazi wowe uzongere uve hano mbone noneho niba unkwiye ku kazi ndaje kumwicara ndakwiyamye ndaje mpangane nawe so unkwiye ku kazi nta kibazo ndaje nkwereke toka mayibobo andebe urifata ukankura ku kazi wowe nta so ufite ejo turagushyingura wowe nzi ko wasinziriye ndumva narajya muri mude yo kuryama ariko harabura iki se kubwishe reba ahantu amasagize saa sita ntabwo bwije saa sita zirabura irindwi nese urabona butije ko kureba ahantu amasagize zose twajya kuryama hari utuntu nari nkirimo ntabwo ndaryama uryamye wowe nimba ufite ibitotsi nanjye mu kanya ndaje ariko ndagukumbuye ni ukuri ngwino tujye kuryama bankumbuye hafi ukwezi kose uraje komeza inkumbure nese shoro waje kugutwara kuryama ni ukuri ndagukumbuye cyane niba nk'iki gishati wambaye muri aya masaha saa sita z'ijoro kuko ndagukumbuye kuraje komeza inkumbure basi kandi wangire tubivuga sika twicara hano nta kibazo bisi basi nigera ese byakugendekeye gute noneho ubundi ndagukumbuye kandi uri umugabo wanjye ngo tujye kuryama ndankumbuye ndagukumbuye nta nk'ubu ndi kubona no kugenda scrollinga amafoto y'abakobwa se si baba banyoherejemo se barimo kugenda nitera akajisho gake gake uretse ko nta birenze bari ukureba gusa ndi kwirebera ibiremwa by'Imana yaremye
ambas shiri mbabarira sibyo wakoze iki oya nyine mu minsi ishize ntabwo nakwitwayeho neza nararengereye ndakubahuka kandi uri umugabo wanjye rero abagore mujya muncanga ako sinzi niba n'abandi bagore ariko bameze ibyumweru 5 namaze ntari mu kazi wise ubyimba nyine wihinduye meya wihinduye landirode ndabyumva pe narakushije ndetse cyane kugeza aho uzajya unyurira ngo nta kintu gishoboye ngo mu buriri ngo nta kintu ngo gikumarira nakwinginze inshuro zingahe ndabizi pe nanjye narahemutse nitekereje nsanga rwose nararengereye narahemutse pe reka nkubwire sibyo na kera hose urabizi ibintu byarabaga bikagenda neza pe subizi yego kuba rero narahuye n'ikibazo nka kiriya cyo kuba namara igihe kingana kuri ntari mu kazi ugahitamo kunyitwaraho muri buriya buryo ntabwo wigeze ubitekerezaho yego pe ndabyemera ega buriya ibintu byose bipfira mu mutwe sibyo ngiye kuba muri ngiye ntari ntuje sibyo ibindi ntibyari kugenda neza kera hose se ko byagendaga neza nuko nyine nanjye nabaga muri ngewe ntuje numva nta stress mfite muri ngewe ariko wowe wabyuririyeho ushaka kunyereka ko ntacyo maze ushaka nyine kumfata nk'umugabo w'imbwa sinzi ko nabivuga nyine sinzi uburyo nabonaga umfata akanya rero sinzi kiri gutuma myitwaraho mu buryo turimo urantantungura tu shirika mubwiye ibyananiye kiriya gihe se urumva ubu ari bwo ngiye kubishobora uri kumbonamo imbaraga noneho kubera ko nasubiye mu bihe byanjye basi nanjye nyumva sibyo ndabizi pe biragoye kugira ngo ubyumve kandi wowe waranyumvishe ntabwo nakumvishe pe shiri nyine ndabizi pe narahemutse nakubwiye amagambo mabi nakwitwayeho pe uko nakwitwayeho ntabwo ariko byari bikwiriye ntabwo ariko nyine umuntu umugore ubana n'umugabo ntabwo ari kuri yari akwiye kwitwara si uko ntagukunda si uko ntakubaha ahubwo nyine ngabiterwaga n'iki nyine nsobanurira wenda ndakeka ari nka kwa kundi nyine bavuga ngo ubwenge buzuje wise cyangwa ibyo ntagukoreraga muri iriya minsi wari ufite abari kubigukorera ni ukuri nta n'ahantu nigeze njya kandi uranzi pe ntabwo ibyo bintu nabikora ni ukuri ndakwinjiza umbabarire umutima se ndawukura hera ni ukuri ngusabye imbabazi shiri ndakwinjiza imbabarire uwo mutima ko ndi kuwishakamo sinkubone ndakwingenzi shiri urabizi pe ndagukunda cyane urabizi pe ndagukunda pe cyane ndetse sinzi n'uburyo nabikubwiramo ngo byumve imyaka yose tumaze tubana ndetse niyo twagiye dukundana ntabwo nari nkwiye kuba nakubahuka ngo mubwire ariya magambo yose cyangwa se mukoreye n'ibyo nagukoreye rego kugeza aya magingo aya ntabwo ndi kumenya neza ikintu nyine kiriho gutera ibyo bintu ni uko nkubaha nk'umugabo wanjye cyangwa nk'uko uri kubivuga nyine ni uko nkumbuye ibyo ukumbuye numara kubibona n'ubundi urongera witware muri bwa buryo bwawe wanyeretse wapi ntabwo ari ibyo ngibyo kuba rero naritwaye kuriya shiri na mudakosa wenda nyine biriya byabaye uriya mwanya ariko ndagusezeranya ko bitazongera kuba kandi nawe urabizi ko ngukunda pe ndakwinjiza basi mbabarira rega nanjye kugukunda nanjye ndagukunda sibyo icyo ntakunze nyine ni uburyo wanyitwayeho ako sinigeze nkwanga tu basi urambabariye
ugiye mu cyumba ndagusangayo. ntabwo ndi bugusige. Okay, nshaka kuva hano basi umbwiye ko mbabarira. Ndahita nza nta kibazo. Basi urambabarira. Ndakubabarira nta kibazo. Urambabarira mu cyumba? Yego. Okay, nta kibazo ngo abanze mbize niba mbabarira. Koze. Ya nta kibazo. Ndagutegereje. Ugiye mu cyumba ndaje. Sangwa ntutinde. Ntabwo ntinda ahubwo ntuhite usinzira. Umwanya muto nanjye ndaje.